n'uwa mbere mwese n'ubwa mbere ngiye kubaha amateka ya parike tumenye parike ni iki tumenye ese uko tuyibona hano aya mabara tubona avuze iki ese twakora iki kugira ngo ibyo dushaka tubibone ese turanyura hehe bitewe n'ukuntu twumvishe bimeze cyangwa turitwaza iki ese ko ari mu ishyamba ari mu nyamaswa turitwara gute ino yitwa Akagera National Park Rwanda yitwa Akagera kubera uno murongo ubona hano uno murongo ni umugezi w'Akagera uturuka muri Nyungwe ugenda bihura n'Akanyaru bikaza bikagera hano bikitwa Akagera birangiza bikajya mu Bugande muri Lake Victoria nanone uno mugezi ushobora gukora n'umupaka hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Tanzania inyuma y'uno mugezi ni muri Tanzania iyo urebye kuri mapu y'igihugu twaje gutya tuva i Kigali ubu turi hano iyi ni parike iyi ni inzira ariko ntabwo dufite Akagera gusa dufite n'izindi parike iyi ni Nyungwe ibi ni Ibirunga akaba na Gishwati n'Ukuntu ni ukuvuga ino parike iri mu parike makuru yabayeho muri Afurika yakozwe mu mwaka w'1934 bikorwa n'Ababiligi bagamije gukora ubushakashatsi no kubungabunga ibidukikije nyuma yaho muri 1962 u Rwanda rwaje kubona ubwigenge 1969 twatangiye gusurisha abakerarugendo mu gihugu ubwo twatangiye kubibyaza umusaruro nyuma yaho mu mwaka w'1994 nibwo habaye jenoside yakorewe Abatutsi amahirwe make parike yacu yaratererana kuko natwe nta mutekano twari dufite mu gihugu inyamaswa zarishwe izindi ziragenda nyuma ya jenoside abanyarwanda bakeneye gusubira mu gihugu cyabo abanyarwanda bari barahungiye mu bihugu by'abaturanyi u Rwanda u Burundi Congo no hirya yaho no ku yindi migabane ariko mbere ya jenoside iyi parike ikaba yaranganaga na 1/3 cy'igihugu nyuma ya jenoside barayigabanya ku buryo yabaye 1/3 cya parike yari iriho bikaba ingana na kilometero 1120 kilometero kare ubu ni kungana ubwo nyuma ya jenoside abanyarwanda bamaze gusubira mu gihugu cyabo babatuje mu burengerazuba bwa parike ubwo ni ukuvuga habayeho free entrance and exit of the people abantu barinjiraga muri parike uko bishakiye bagasohoka uko bishakiye ubwo haje kubaho amakimbirane hagati y'abaturage n'inyamaswa inyamaswa zajyaga kubicira amatungo kubera twebwe abanyarwanda benshi dutungwa no guhinga no korora ibyo tudepandaho ubwo ni ukuvuga havutse conflict kuko inyamaswa zashaka kurya ibyo kurya zidaheze cyane kwica n'inka amahene ibintu n'ibyo zabikora gutyo n'abantu bakaza guhigamo hano urumva byaranduranyaga twazanduranyagaho nazo zikatwanduranyaho haza kuvamo ingaruka zo gupfa kw'intare 300 inkura ya nyuma yapfuye muri 2007 ni ukuvuga the big 5 animals inyamaswa 5 nini zifite role nini muri conservation zarapfuye nazo twari dufite arizo inkura inzovu intare imbogo n'ingwe ariko nyuma yaho 2009 twaje gusinya kontara na NGO yitwa African Parks ishinzwe guteza imbere amaparike muri Afurika tumaze gusinya contract 2012 batangiye gukora hano ikintu bakoze mbere na mbere bashyizeho inzitiro kugira ngo mwarubonye twinjira kugira ngo bagabanye amakimbirane ari hagati y'abaturage na parike nyine inyamaswa zigaruka ukwazo n'abaturage bakore ibikorwa byabo neza gitera imbere inyamaswa zitababangamiye bimaze gukorwa baravuga ngo twasubiza parike uko yari iri imbere tugasubirana ubusugire bwayo bagarura intare bazanye intare 15 kuva muri South Africa ariko baziduhaye nk'impano ntabwo twaziguze ubu dufite intare zigera muri 25 bazanye inkura ubu dufite inkura 27 ni ukuvuga parike yacu imeze nk'aho ari bw'icyubaka bitewe n'amateka yacu ibyo muri bubone mutabibonye si uko biri biba bidahari ariko turakibura tumeze nk'aho tukira mu bintu bya conservation ni nk'aho ariko twongeye kubihagurukira cyane izo nyamaswa big 5 zose turazifite noneho iyo urebye hano kuri mapu hari ibara ry'icyatsi hakaba iry'umweru wererutse hakaba naho umuhondo wererutse aha ngaha icyatsi ni ibishanga aha hererutse ni ibiyaga dufitemo ibiyaga 11 hano
tukagira n'ikiyaga cya kabiri mu gihugu. Iyo uvuyeho Kivu ugiye Gihema niyo ya kabiri mu bunini. Ahangaha h'umuhondo ni imisozi igiye imeze gutya, they are rolling mountains and hills, bimeze gutya bisa neza. Nanone tukaba dufite amarembo abiri kwinjiriramo. Hano ni entrance and exit, twinjiriye hano turi hano, ubu ni aha duhagaze. Hano ni exit, hano ni ugusohoka gusa ntabwo wahinjirira. Ubwo ni ukuvuga kuva hano ugera hano mu rugendo rw'amasaha 5 ni ahantu uhagaze nta kintu ubonye. Ni ahantu uhagaze nta kintu ubonye, uvuga ngo uragiye tu uvuga uti ndagiye ni amasaha 5. Ubwo wibuke ariko twebwe ntabwo turi bugende gutyo, dufite icyatuzanye, dufite icyo dushaka, ntabwo turi bugende inzira imwe, turagenda tudeviye hano baduha amakuru ubonye iki tukajya gushakirayo. Nanone ikindi inyamaswa ntugera ahantu uvuga ngo umuringo ko nareba intare. Hano turi muri urugendo tugiye mu rwitwa game drive, it's like a game. Ubwo ushobora kuwininga cyangwa ukaruzinga. Inyamaswa tugiyemo ntabwo ari muri zo nko kuri kwa Kante bajya bavuga ngo intare ziri hano, imbogo ziri hano. Ni nk'uko wajya gusura umuntu mu rugo rwe, free movement, zirajya aho zishaka, ushobora kuba wayisize aha mu gitondo ikahava kubera ko ikeneye ibyirya. Ubwo twebwe tugenda, ubwo it's a game, turashakisha. Tukaba dufite inzira ebyiri, hari inzira ya hano iyi ni Ridge Road, ni inzira yo mu misozi. Hano nta nyamaswa nyinshi zihaba, iyi nzira nta nyamaswa iri kumpana na hano, ariko hakaba view. Umuntu ushaka kureba ubwiza bw'igihugu tubona nijoro. Ahangaha iyi inyamaswa nyinshi ikiza cyo kwiga karate ngeze gishimira Imana. Hano haba twegereye amazi, tuba tugenda tunyura no ku biyandi, ingona n'ibindi, kubera ko amazi ari ubuzima, inyamaswa zigera aho amazi ari. Ariko dushobora kuva hano tukagera inyamaswa turabona. Ikibazo kubera iki? Icya mbere nababwiye ko tukiyubaka, ariko yacu ikiyubaka, murabizi muri Abanyarwanda, ntabwo nababeshya. Icya kabiri, hano haba open areas, urabona muhana ni ukuvuga aya maprime areas ni ibibaya, kubera ko navuga ngo ni ecosystem. Ni ukuvuga intare n'ingwe bikeneye impara n'imparage n'utundi nk'utwo zirya. Twa tundi natwo turabihunga, noneho kubera ko tubihunga turajya muri open areas mu bibaya, kugira ngo nikiza kuribwa gihunge, nikiza kwataka gihunge, gikeneye aho kireba, aho gihungira. Kandi cya kindi nacyo kiragikurikira kubera ko ari ibyo kurya byacyo. Urimo kubyumva, niyo mpamvu hano hatari inyamaswa nyinshi. Naho zirahari ariko ntabwo ari nyinshi, ntabwo zikunda kwaba kubera umutekano wazo. Ibishaka ngo ukunda ushaka nko kugenda nk'amasaha 2 utarazibona, wajya kuzibona zose ukazibona ahantu hamwe wenda ugiye nko gusura, kubera ko zirarindana. Niyo giraffe ibonye ikintu kubera ari ndende, n'agasatura kagufi karabimenya byose bigahunga. Rero niyo mpamvu ziba muri open areas, niyo mpamvu turi bugende urugendo ntuze gucika intege ngo muninga uko nta kintu mbona, ngo mwatubeshye, ngo mwatubeshye. Ikindi turafashanya gushakisha, umwe bareba haruguru n'abandi bareba hepfo. Ibyo barabyumva vuba, n'urusimbi barabizi. Dushobora kuwininga cyangwa tukaruzinga, ariko turi aba winners. Ikindi nubona ikintu, amabwiriza y'urugendo n'usakuza. Hariya twabonye imbogo nyine kubera amarangamutima, wewe ngo dore imbogo, turishima, ariko tumenye ko turi mu ishyamba. Urabwira abandi buhoro, kuko ushaka kuyibwira hari n'inyamaswa biterwa n'ingeso z'inyamaswa. Ushaka kubivuga noneho iyo yumvise wumva ko ishaka kuyataka, nayo igahita iba aggressive, ikaba yaza se wenda igasunika imodoka, wenda n'urugero n'inzovu, cyangwa ikanitwanga igahunga mwese mutayibonye. Ni byiza babwira abandi buhoro, ntacyo rutuma. Gusa abantu bose muri aba bose baje aha babonye urumva ariko twapfa, turabacira amarenga, turakoresha amarenga.